Ibigize isi dutuye ni nk'inyanja, ariko ibyo tumenya kenshi usanga ari igitonyanga. Menya ibikubiye mu buvumbuzi bukorwa buri munsi buguha ishusho nyayo y'ibigize isi n'ibiyiberaho. Abana b'abakobwa muri iki gihe baragera mu gihe cy'ubwangavu bakiri batoya cyane, ariko kwinjira mu bwangavu hakiri kare bibagiraho ingaruka z'igihe kirambye ku buzima bwabo. Reka tubanze turebe ubwangavu icyo ari cyo. Ni cya gihe umwana w'umukobwa atangira kugira impinduka ku mubiri we. Izo mpinduka zikaba zagaragarira mu bimenyetso birimo kumera amabere, kwaguka kw'amatako ndetse no gutangira kujya mu mihango. Ubukangurambaga nka mitu buherutse gukorerwa muri Leta Zunze za Amerika no hirya no hino ku isi bwibanze cyane ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa igitsina gore ku kazi. Igiteye inkeke ariko nuko ihohoterwa rikorerwa abakobwa bataruzuza imyaka y'ubukure ritavugwa cyane, nubwo aricyo kibazo gikeneye gufatirwa ingamba mu buryo bwihuse, bitewe nuko benshi mu bakobwa hirya no hino ku isi basigaye binjira mu bwangavu bafite imyaka mikeya cyane. Nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka y'1970 umukobwa yinjiraga mu bwangavu afite imyaka 12, ariko kuva mu 2011 byagaragaye ko abakobwa basigaye binjira mu bwangavu bafite imyaka 9 gusa. Bumwe mu bushakashatsi bwakozwe kuri iyi ngingo bugaragaza ko 18% by'abakobwa b'abazungu, 43% by'abirabura badakoresha icyesipanyol ndetse na 31% by'abirabura bakoresha icyesipanyol ku mugabane wa Amerika binjira mu bwangavu ku myaka 9. Abashakashatsi bakaba bagisuzuma impamvu zibitera. Ibi bituma abana b'abakobwa bafite imyaka hagati y'6 n'8 bajya mu kaga ko gukorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Utitaye ku kuba abakobwa bakwishora mu mibonano mpuzabitsina imburagihe, abinjira mu gihe cy'ubwangavu hakiri kare barahohoterwa cyane ugereranyije na bagenzi babo banganya imyaka ariko batinze kugera mu bwangavu. Impamvu imwe mu z'abashakashatsi batekereza nuko baba barebwa cyane kubera impinduka ziba zigaragara ku mibiri yabo, kandi kenshi abo bahohotera usanga harimo abo banganya imyaka ndetse n'abantu bakuru. Nubwo kwinjira mu bwangavu bikunze kugora abakobwa bose, ababwinjiyemo imburagihe bo ngo biba bibi kurushaho. Ubushakashatsi buheruka kuri iyi ngingo bwakorewe ku bagore basaga 7,000 mu gihe cy'imyaka 14 bwagaragaje ko kujya mu mihango bwa mbere ku bakobwa binjiye mu bwangavu imburagihe bibatera ibibazo bikomeye birimo agahinda gakabije, guhohoterwa, kwanga kurya ndetse no kugaragaza imyitwarire idahwitse muri sosiyete. Izi ngaruka ngo zigaragara mu nguni zose z'isi ku bakobwa binjiye mu bwangavu imburagihe, nk'uko byemezwa na Jane Mendel, umwarimu wa psychology muri Cornell University akaba n'umwe mu bayoboye ubwo bushakashatsi. Imwe mu mpamvu z'ibi bibazo abashakashatsi bagaragaza ngo nuko abakobwa bagiye mu mihango ya mbere bakiri batoya barebwa bakanavugwaho ibintu byinshi n'abahungu bakuze cyangwa abagabo, bitewe nuko imihango ya mbere izitunguranye kandi kenshi kagaragarira buri wese. Ikindi kandi nuko ibihugu bimwe na bimwe bigifite imico y'uko umukobwa winjiye mu bwangavu aba ashobora guhita ashaka umugabo babana, nabyo bikaba bifite uko bihungabanya umwana winjiye mu bwangavu imburagihe. Ibi bishimangirwa n'imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF igaragaza ko umugore umwe kuri 3 ku isi, ni ukuvuga abagera kuri 250,000 bashatse abagabo batarageza imyaka 15 y'ubukure. Ibi kandi ntibigaragara mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere gusa, kuko intara nyinshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemerera abakobwa batarageza imyaka y'ubukure gushaka abagabo bitewe n'impamvu zihariye, ku buryo n'uw'imyaka 13 yashaka umugabo. Umuryango udaharanira inyungu witwa Unchained Glance ufasha abagore n'abakobwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kubarinda gushaka ku ngufu ugaragaza ko abana b'abakobwa 248 bari mu kigero cy'imyaka 12 bashyingiwe ku ngufu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati y'umwaka wa 2000 n'2010. Ingaruka z'urushako rw'imburagihe ku bana b'abakobwa zirabakurikirana mu buzima bwose, bitewe ahanini nuko bituma bahagarika amashuri kandi hakaziramo n'ibibazo by'ubuzima. Nko mu bice by'icyaro muri Bangladesh, abakobwa iyo bagiye mu mihango bwa mbere bahita bashaka abagabo, ariko iyo batwaye inda ya mbere haba hari ibyago by'uko umwe mu bakobwa 110 yapfa ari kubyara. Ni imibare ikubye gatanu igipimo cy'ababyeyi bari hagati y'imyaka 20 na 24 bapfa babyara. Mu gihe hagikenewe gukorwa ubushakashatsi ku ruhare rw'urushako rw'imburagihe mu bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, hari ubushakashatsi bwakorewe muri Ethiopia bugaragaza ihuriro riri hagati yo gushaka imburagihe no kwiyongera kw'ibibazo bishobora gutera abakobwa bari mu kigero cy'imyaka 10 kwiyahura. Kimwe muri ibyo bibazo nuko mu bice bimwe na bimwe by'isi, iyo umukobwa atangiye kugaragaza ibimenyetso by'ubwangavu na mbere y'uko abona imihango ya mbere, imiryango imwe n'imwe itangira kugira ubwoba ko uwo mukobwa yakwishora mu mibonano mpuzabitsina cyangwa agahohoterwa. Iyo bimeze gutyo, imiryango imwe n'imwe ihita ishakira igisubizo mu gushyingira uwo mukobwa yibwira ko ari bwo buryo bwiza bwo kumurinda ibyo bibazo, nk'uko byemezwa na Nidal Karim, impuguke mu by'uburinganire ikorera mu bihugu bya Nepal na Bangladesh aho ibyo bibazo byiganje. Igiteye impungenge ariko
nuko no mu bihugu bitemera urushako rw'imburagihe ku bakobwa, kujya mu bwangavu imburagihe nabyo ari ikibazo kuko umwana w'umukobwa atihanganira kurebwa cyane mu ndorerwamo y'imibonano mpuzabitsina kubera impinduka ziba zabaye ku mubiri we. Bamwe mu bana bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina bakiri batoya ngo batangira kwanga imibiri yabo bafata nk'aho yabagambaniye, ariko nanone bakayibona mu isura y'ibikoresho abagabo n'abahungu bifashisha kugira ngo bishimishe. Ibi bigaragazwa n'ubundi bushakashatsi bwakozwe mu 2016 bugaragaza ko mu bihugu bimwe na bimwe abakobwa bari hagati y'imyaka 11 na 13 biyumva nk'ibikoresho kandi ntibishimira impinduka ziba ku mibiri yabo, bakanagira agahinda gakabije gashobora gutuma batekereza kwiyahura ugereranyije n'uko bigenda ku bahungu. Kugira ngo urinde umwana w'umukobwa kujya mu bwangavu bw'imburagihe, abashakashatsi batandukanye biga kuri iyi ngingo bavuga ko ugomba kubanza kumenya impamvu zishobora gutuma umwana yinjira mu bwangavu bw'imburagihe. Mu myaka y'1980 n'1990, Marcia Ehrman Gaidens, umwarimu wigishaga muri kaminuza ya North Carolina, ngo yatangiye kubona ibintu bidasanzwe aho abana benshi b'abakobwa baganaga ivuriro rye bigaragara ko bakuze vuba. Bamwe barameze amabere, abandi barameze imisatsi ku myanya ndangabitsina yabo ku myaka 5 gusa y'amavuko. Mu 1997, uyu mushakashatsi yasohoye raporo y'ubushakashatsi bwagaragazaga ko abakobwa basigaye binjira mu bwangavu imburagihe, agaragaza ko mu myaka y'1960 abakobwa bajyaga mu mihango bwa mbere ku myaka 16, mu 1920 iyo myaka yo kujya mu mihango bwa mbere ikagabanuka ikagera kuri 14, ikanakomeza no kumanuka ku buryo mu 1997 yari imaze kugera kuri 12 n'igice. Ubushakashatsi bwe bwakuruye impaka nyinshi mbere yuko abandi bashakashatsi batangira kwiga kuri iki kibazo, ariko bikaza kurangira bemeranya n'ukuri kwari gukubiye mu bushakashatsi bwe. Nubwo abakobwa basigaye bagaragaza ibimenyetso by'ubwangavu bigaragarira inyuma ku myaka yo hasi cyane, ngo ntabwo bikunze kujyana no kubona imihango ya mbere. Kuri ubu nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza, abana b'abakobwa ngo babona imihango ya mbere amezi 6 mbere ugereranyije n'uko byahoze mu myaka 40 ishize, ariko ngo batangira kumera amabere imyaka 2 mbere ugereranyije n'uko byahoze mu myaka 40 ishize. Byumvikane neza ko imihango ya mbere iza nyuma y'ibindi bimenyetso biranga umukobwa winjiye mu bwangavu. Abashakashatsi bagaragaza ko ubwangavu bw'imburagihe ku bakobwa kuri ubu buterwa n'impamvu zitandukanye ziri mu mubyibuho ukabije mu bana bato udasigana no gukura kw'ibice bimwe bigize umubiri w'umwana w'umukobwa. Mu zindi mpamvu zibitera harimo imisemburo twinjiza mu mubiri imeze nk'umusemburo wa estrogen ugenga impinduka zibera mu mubiri. Iyo misemburo tuyivana mu miti imwe n'imwe ya antibiotique dufata twivuza, ndetse no mu nyama z'amatungo zatewe bene iyo miti ya antibiotique. Iyo misemburo kandi dushobora kuyivana no mu bindi biribwa cyangwa ibinyobwa dufata. Ikindi abashakashatsi bagaragaza nk'imbarutso y'ubwangavu bw'imburagihe ni imihangayiko ishobora gutuma umubiri ukora imisemburo yo guhangana n'ubwoba cyangwa guhangayika wagize. Iyi nayo ikaba ishobora gukorana n'imisemburo itera impinduka mu mubiri. Kugira ngo ababyeyi barinde abana kujya mu bwangavu bw'imburagihe, ngo bagomba kugabanya cyangwa guhagarika burundu ibinyabutabire abana b'abakobwa binjiza mu mubiri, nubwo bigoye cyangwa rimwe na rimwe bidashoboka kuko ushobora kubifata mu mafunguro amwe n'amwe, cyane cyane yatunganyirijwe mu nganda. Ababyeyi ngo bakwiye gufata ingamba zirimo guhagarika gushyushya amafunguro ari mu bikoresho bya plastike bashyuhiriza mu cyuma gishyushya kizwi nka micro-onde cyangwa microwave. Bakangurirwa kandi kwambika abana imyambaro ibakingira imirasire y'izuba aho gukoresha amavuta bamwe bisiga kurungwa barinda izuba, ndetse no kurinda abana guhumeka umwotsi w'itabi. Ikiruta ibindi kurushaho ariko nuko ababyeyi bagomba kugirana ubucuti n'abana b'abakobwa bakiri batoya. Basabwa kandi kubonera umwanya abo bana bakabaganiriza kugira ngo bamenye buri mpinduka yabaye ku buzima bw'abo bana, banabafasha kwiyumva no kwisobanukirwa. Nitwa Cyprien Ngendahimana. Ibigize isi dutuye ni nk'inyanja, ariko ibyo tumenya kenshi usanga ari igitonyanga. Menya ibikubiye mu buvumbuzi bukorwa buri munsi buguha ishusho nyayo y'ibigize isi n'ibiyiberaho.